ukajya kumva umuntu aravuze ngo dore kiriya kimuga. Nk'abantu mwe iyo mvugo hari ubwo igikoreshwa ngo dore kiriya kimuga, ntago bavuga ikimuga, bavuga umuntu ufite ubumuga. Ukajya kumva umuntu arihanukiriye ngo nahuye ngo n'impumyi. Ararera kusha nta soni. Bavuga umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Nta mpumyi ibaho, urumva impumyi n'uwapfuye, kubera ko uriya muntu nubwo atabona ariko afite umutima ubona, afite umutima ukora. Ese ntabo mujya muhura nabo baba batembera? Nese waba uri impumyi ugatembera? Oya kumva umuntu ngo nahuye ngo n'igipfamatwe, ngo n'ikiragi. Izo mvugo nk'izo ngizo muzikuremo. Niba umuntu atumva ubwo afite ubumuga bwo kutumva. Niba umuntu atavuga ubwo afite ubumuga bwo kutavuga. Mwabyumvise? Niba umuntu afite ubumuga bwo gucumbagira, afite ubumuga bw'ingingo, ntabwo ari igicumba, ntabwo ari kajorite. Ibyo bintu bifite indangasano y'ikintu ntabwo bigikoreshwa. Ahubwo ubu ngubu indangasano ni iy'umuntu, nawe ni umuntu, afite ubumuga bwo kutabona, afite ubumuga bwo kutumva, afite ubumuga bwo kutavuga. Niba acumbagira afite ubumuga bw'ingingo. Niba afite ikibazo cyo mu mutwe ntago ari umusazi, afite ubumuga bwo mu mutwe. Ukajya kumva umuntu ahuye n'undi muntu wenda afite ubumuga bw'ubugufiya bukabije ngo ni gasongo. Wajya umubwira uti nahuye n'umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi, ukamusuhuza mu mazina ye niba uyazi, ukamusuhuza nk'uko bisanzwe, nk'uko nawe ari umuntu, nk'uko nawe wagenda ugasuhuza uwundi, bitwaye iki? Ntabwo ari byo. Ukajya kumva hano hari imvugo usanga rwose zarafasha abantu zikabagira ibintu neza. Uriya muntu nubwo afite ubumuga ashobora kuba nawe ubwawe akurusha ubwenge, ashobora kuba nawe ubwawe yakuyobora cyangwa se akagufasha. Kuba afite ubumuga ntabwo bivuze yuko atagufasha. Yes, tufasha benshi badafite n'ubumuga, ariko twebwe dufite ubumuga turabafasha kandi bikagenda neza. None kuki mwatwita ibintu? Turi abantu.